Umujyi wa Los Angeles muri leta ya California aho muri leta zunze ubumwe za Amerika hakomeje kuvugwa inkongi y'umuriro ikaze yatangiye tariki ya 7 z'uku kwezi ikaba imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 25. Abantu barenga 250 bakaba barakuwe mu byabo. Dr. Maniragaba Abias, inzobere mu bijyanye n'ibidukikije by'umwihariko imihindagurikire y'ibihe, avuga ko mu gihe habaye inkongi ubushyuhe bukabije n'umuyaga bigira uruhare mu gukwirakwiza wa muriro. Ubushyuhe tubukomora ku izuba riduha ingufu. Izi ngufu iyo zigeze ku isi niho zibyara ubushyuhe. Ubushyuhe burazamuka bukajya mu kirere. Iyo bigeze mu kirere buhura n'andi magaze ukongera bukagaruka. Uko aya magaze yagiye yiyongera niko n'ubushyuhe ku isi bwagiye bwiyongera. Tumenya ubushyuhe uko bungana. Hari igipimo cy'ubushyuhe cyitwa temperature, ingano y'ubushyuhe. Nufa gishobora kuzamuka cyangwa se kikamanuka. Uko rero aya magaze yagiye yiyongera ubushyuhe bwagiye buzamuka. Ufashe umuriro ukawucana ahantu hatari ibinyabuzima cyangwa se hatari ibyatsi, ntabwo umuriro wakwaka. Icyambere kugira ngo umuriro uze nuko hagomba kuba hari ibintu bishobora kwaka. Nko mu mijyi yo za Los Angeles bafite amasitasiyo, bafite ibintu bishobora kwaka vuba vuba bikomoka ku binyabuzima. Noneho hakaboneka n'izuba ryabaye ryinshi rikumisha nk'ibyatsi cyangwa se ibiti. Iyo byumye iki kintu iyo kigezemo umuriro gihita cyaka. Uyu muriro ushobora kuva mu buryo karemano cyangwa bita naturel, cyangwa se bigaterwa n'abantu. Mu buryo buri karemano bishobora guterwa n'ibita umurabyo. Burya umurabyo aba ari urwego rw'amashanyarazi. Iyo amashanyarazi umurabyo uje burya ashobora kuzamuka umuriro. Ushobora gukubita ahantu hari nk'ibiti byumye, ibiti byinshi bihita byaka. Ikindi n'imirimo y'umuntu, tuvuge nk'abantu banywa itabi. Bashobora kunywa itabi kari agasigaye akajugunya hasi. Iyo ukajugunya mu byatsi hari n'ubushyuhe bwinshi, bwa bushyuhe bwaje, noneho buhita buzamuka umuriro ukaka. Iyo watse umuriro ni ukuvuga ngo umuriro kugira ngo wake ni uko hagomba kugira ibiwukongeza. Kimwe gihereza ikindi, n'ikindi gihereza ikindi, noneho umuriro ugakura cyane. Muri ya bihugu rero kubera yuko ni abantu bakize, bashobora kuba bafite amapeteroli cyangwa ibikomoka kuri peteroli, bishobora kuba byarafashe noneho bigahereza ibindi bigahita byaka. Ariko uko imihindagurikire yabaye hakaba igihe kirekire cy'ubushyuhe, bituma noneho isi irushaho gukamuka. Iyo ikamutse na bya binyabuzima birakamuka. Uko bikamuka niho birushaho kuba byafata umuriro vuba. Noneho umuriro ukaba wafata ingufu nyinshi bigeze hahandi hari ibyatsi byumye. Bikaba cyane iyo hari nk'ibintu bikomoka kuri peteroli, tuvuge nk'ahantu hari nk'imyenda cyangwa se hari amasashe cyangwa se hari ibitabo. Ibyo bintu iyo bigezemo noneho umuriro urihuta cyane. Biterwa n'uko umujyi umeze, n'uko ahantu hameze, n'ibikorwa biba bihari bishobora gutuma umuriro wihembera ukaba mwinshi cyane. Nk'ara muri Amerika cyangwa muri ya bihugu byo mu Burayi, uburyo bubaka barabyoroheje cyane. Ntabwo bakoresha amabuye, ntabwo bakoresha amatafari, ahubwo bakoresha imbaho. Noneho izi mbaho ko zubatse n'ibyo bagenda basakaza hejuru ndetse n'ibyo bashyira kuri plafo, ibyo byose ni ibintu bishobora gufata umuriro cyane ku buryo byahembeye uriya muriro ukagera kure cyane. Ariko hariya muri Los Angeles ikintu cyabihembeye cyane n'inyubako zabo ko zimeze, kuko inyubako zabo inyinshi ni imbaho, kandi umuriro wageze mu mbaho noneho hakaza umuyaga. Ni ukuvuga inzu imwe ikongeza n'indi igakongeza indi ku buryo byihuta cyane kugira ngo ahantu hanini habe hafatwa n'inkongi. Umuriro utwereka aho umuyaga ujya. Ni ukuvuga ngo ibirimo by'umuriro aho bicungamiye niho umuyaga uri kujya. Ni ukuvuga ngo uyu muriro urazamutse utangirira ahantu hamwe, noneho wa muyaga ushobora kuwufata ndetse ukaba wanasimbuka ukajya n'aho utaruragera. Ni ukuvuga ngo umuyaga ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuriro ufata ahantu hanini cyane kandi ukagenda wihuta. Twahoze tuvuga ko aya magaze ajya mu kirere yatumye ubushyuhe bwiyongera, kandi buriya ikintu gihiye nk'ibintu bikomoka kuri peteroli cyangwa se nk'ibi byatsi cyangwa se n'ibiti n'ibinyabuzima uko byaba byumye bidafite amazi menshi bishobora gushya, bizamura ya magaze menshi. Ni uko ngo birushaho ahubwo kutwangiriza cyane, ndetse bikaba byanatera n'indwara cyane cyane nk'indwara z'ubuhumekero. Biteganijwe ko nibura mu 2050 tutarenza igipimo cy'ubushyuhe kirenze kuri 2. Ubwo dufite mu buryo rusange impuzandengo rusange ntirenge 2. Ubu ni ikintu abantu bagenda barwana nacyo, barwana no kugira ngo duhane n'imihindagurikire y'ibihe. Icyambere ni ukuyihagarika aho bishoboka, cyangwa se aho byahindutse tukiga kubana nabyo.
ariko cyane cyane abantu bagomba kwitondera cyane ibijyanye n'imiriro kuko umuriro niba ufashe ahantu ibintu byinshi birangirika n'ubuzima bushobora kuhagendera.